Burya rero hari impamvu abantu benshi bahisemo kwibera imbata y'akayoga ndetse n'agatabi, ariko burya nubwo byose ari ibiyobyabwenge, ariko hari abahisemo kwibera inshuti nabyo, banywana nabyo. Ubwo rero bamwe bavuga ko bahunga, barimo bahunga urukundo rwa feke. Umuhanga umwe yaravuze ati, aho kugira ngo ugire cyangwa se unyigireho mwiza, uvumwe no kunyigiraho mwiza, wabireka kuko nanjye sinkeneye inshuti za feke. Ako kantu numara kukamenya, uraza kugaruka kwinywera agatobe, agashira, mbese iby'ibiyobyabwenge ubyihorere. We kuyoborwa n'amarangamutima yo guhora utsindwa mu rukundo, kuko gutsindwa mu rukundo rwawe ntabwo bikuraho ko n'ubundi ari wowe. Icyo uri cyo n'ubundi uri cyo, kandi niba utaratsinze mu rukundo, watsinze mu bindi byinshi bitandukanye. Iki gihe ushobora gusanga ufite amafaranga, ariko none ntuziyite umuhombyi niba utaramara gufata kuri aya mafaranga, kuko umunsi umwe uracyategereje. Rero intsinzi irakorerwa kugeza ku munota wa nyuma. Waba warigeze umenya ko hari abantu batsinda ku munota wa nyuma? Ibi nawe rero birakureba. Nawe ushobora kubaho mu buzima bubi, ariko igihe kikazagera ugafata intsinzi mu ntoki yawe. Intoki zawe zikaza mu biganza byawe, nawe ukayiserebura, waba ukiri muto cyangwa ushaje. Bivuze ko byose umuntu agihumeka biba bigishoboka. Ni gute se wakwiheba ukumva ko watsinzwe, ndetse umukunzi yakwanga, ugafatamo inzira ya mbere uhisemo akaba ari ukujya kwisomera agacupa, mbese byose ukabirangiriza mu kabari? Ntabwo rero aya ari amahitamo meza, nagushishikariza. Dore ikintu cya mbere ukwiye kuba wakora akenshi na kenshi ni uguhama hamwe, ubundi ugakorera intsinzi mpaka imvi zubayabereza. Rwose ntuzigere na rimwe umanika amaboko, ntuzigere ucika intege ngo umanikire umwanzi amaboko umwereke ko warambaraye ndetse wapfuye. Erega buriya umwanzi si umugenzi wawe, ahubwo ni ibikurwanya, bya bibazo bya buri munsi uhora uhanganye nabyo. Ibyo rero nibyo ukwiye gushikama, maze ukarwanya wivuye inyuma, nta gusubira inyuma, ndetse ugashakisha uburyo ki utera intambwe ku yindi, ugahangana ukomeza imbere udasubira inyuma. Burya ikintu cyatuma udasubira inyuma ni uko waba utarigeze ufata umwanzuro w'ibyo ugiyemo. Ariko igihe uzi ko ibyo urimo ari ibintu bifite akamaro ndetse bizima, ukwiye guhagarara rwose ukarwana. Ukwiye guhagarara ugashyiramo imbaraga nyinshi cyane, ndetse ntucike intege. Umunsi ku wundi abantu bazabona intsinzi ntabwo bajya bayicika cyangwa se ngo bajye basubira inyuma. Akenshi ubona bahora bubaka. Rero gerageza umenyere kubaka, kuko iyo wubaka ndetse ukubaka hasi ku musingi ukomeye cyane, biba bitazasenyuka n'ubundi